Jabel Manishimwe yarari kuri liste y'abakinnyi bagomba gukina imikino ibiri ya gishuti u Rwanda rugomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Algeria uwa mbere uri kuri wa kane, ariko yavuye muri Aziya ahakina sezo yo muri Aziya irangiye agomba guca muri Algeria agakina iyo mikino y'ikipe y'igihugu bamwangira kwinjira. Jabel byagenze gute? Kezi yabaye nanjye nunguye umutoza twaravuganye mbere yuko amamagara ambaza situation yanjye muri club, ambaza ukomeze mubwira ko ubuzima ari bwiza nta kibazo nshobora gukina, niyo mpamvu mwabonye yanshyize kuri liste y'abakinnyi agomba kwitabaza. Noneho by'akarusho kubera zari match za gishuti kandi nkaba nari maze igihe nagaragara muri equipe y'igihugu, zari match agomba kunyinisha, twari twanabiganiriye ambwira ko akeneye kundeba ko niyamamagaye habaho commentaire nyinshi z'abantu bamuha message bamubaza impamvu amamagara kandi nari gukina ahantu nakabaye impamagarwa, niyo message yamaye. So amamagara ambwira ko akeneye kugira ngo ndebe muri izo match. Urumva ni match nari niteguye nanjye mvuga reka njye gukina, umutoza ni mushya mwereka ibyo nshoboye ndebe ko yanzangirira icyizere muri match za competition dufite ziri imbere. So bamamagaye rero nageze muri Algeria ku kibuga cy'indege, kwa kundi bakora controle utanga passport, bambwira ko nemerewe kwinjira mu gihugu. Mara nk'iminota ingahe negereje mara nk'iminota 10 negereje, sinarinzi impamvu nagomba kwinjiramo. Bagaruka kumbwira ko nabaninzwe nagomba kwinjira muri Algeria mu gihe cy'imyaka 5. Nahise mamagara abashinzwe kurebera equipe nationale, manager ba SG ba Ferwafa, babwira situation ndimo, bagerageza guhamagara federation, bavuga ko bidakunda kwinjira bidashoboka kubera icyo cyemezo cyafashwe n'umucamanza w'ikirenga w'igihugu. So bigoye ko banyemerera kuko byasaba izindi process kugira ngo dusubire mu manza, icyo gihe no wenda kibe cyakurwaho. Nuko byagenze. So impamvu rero igihano cyagiyeho nekereza ko ari cyo kintu abantu batazi ni nacyo badasobanukiwe. Navuye mu Rwanda muri APR njya gukina muri Algeria muri equipe bita USM Kenshi. Nyigerayo bama residence visa y'imyaka y'amezi 3. Visa y'amezi 3 nangira akazi, nsinya contrat, nangira gukora ndakina muri equipe. Irangiye iyo ugiye mu bihugu by'Abarabu sinzi ukuntu badufata babumva niba baguhaye amafaranga, kuko ukuntu contrat zo hanze zisinywa iyo usinye baguha avance y'amezi 3 kuri contrat mwumvikanye, usanga na recruitment bapfa gutanga mushaka kumvikana ni miliyoni 100 ku mwaka umwe, bakaba baguhaye 30 y'amezi 3 nko mu bihembwe. Aha ni nko mu bihembwe, nyuma y'amezi 3 bagatangira kuguhemba bisanzwe. So iyo baguhaye ayo mafaranga kenshi bakunze gufata passport z'abakinnyi. Ibihugu by'Abarabu niko bikunda gukora. So iyo bafashe passport yawe kugira ngo ejo utazanabyuka ukitahira, ushatse watakuko ubu nafite visa, ushatse wataruka bivamo. Sinzi banza baba batekereza ko ayo mafaranga ari menshi mu bihugu byacu, banza ariko baba batekereza babumva baguhinduriye ubuzima. Yego. Ayo mezi 3 arangiye rero narabavujishe mbabaza ibyerekeye visa yanjye, mbabwira ko ishobora kuba yararangiye muri kubikurikirana. Bambwira ko batanze ibyangombwa byose, bategereje ko bama visa y'imyaka 2. Nene nasinye contract y'imyaka 2 nabo. Icyo gihe rero nagumye negereje numva ndi safe kuko na gitekerezo cyo kuvuga ati nayo basabye nari mfite muri rusange kuko narindi no gukina champion. So equipe za guhindura umutoza, bahinduye umutoza wari wanjyanye n'umunyatunisia ni Beni Musa wari waduhuje, niwe wamundangiye. Yego. Beni Musa mwabanye muri APR. Yego twabanye muri APR. So uwo mutoza bamuhinduye haza umutoza mushya yari akeneye kuzana undi mukinnyi ku mwanya nyinaho. Perezida w'ikipe amubwira ko bitakunda, nanjye ndi umukinnyi mwiza kandi banguze atari umutoza wanzanye, wo nguwo ugiye. Babanje kunyigaho ibintu nk'ibyo, bajya muri discussion birangira bemeje ko ngomba kuhaguma. Ariko mu kuhaguma banshyiraho condition yo kugabanya umushahara. Nabona ari ukuntu umehembwa amafaranga kubera umutoza atagufite mu mibare, ugomba kugabanya iki n'iki, nanjye mbabwira ko bidashoboka nashaka kuyagabanya. Naho ngaho tujya mu biganiro birangira tunemeranyije ko tugomba gutandukana. Mu kwemeranya ko tugomba gutandukanya ngiye gutaha ku kibuga cy'indege cya Algeria, nsanga na visa mfite maze amezi 3 ndi kuba mu gihugu mu buryo buri fraud, niko nabivuga. Banyangira gutaha, tike yanjye bayikansorinze ariko passport yo bari bayigusubije mwari mutandukanye nayo kugira ngo nayo kuko twe twamaze kumvikana twanasinye bama ibyo bagomba kuma ngomba kwitahira.
bayikansorinze rero tiketi yanjye nibwo bahamagaye club urumva nago ari nge bagombaga kubaza kugira ngo winjire mu gihugu n'ubundi ni company club cyangwa ikigo runaka nicyo kigusabira kugira ngo babe baguha ibyangombwa bahamagaye club rero aho ngaho niho habaye ikibazo abayobozi ba club baraje bagomba kwishyura amafaranga y'amande kugira ngo nsohoke mu gihugu mu kwishyura amafaranga rero hari amafaranga runaka wishyura ikirego kigakurwaho burundu y'amande wa wundi urabona ushobora gukora icyaha bakakubwira kugira ngo ube free urishyura miliyoni 5 n'urugero iyo umaze amezi 3 nta visa ufite muri Algeria wishyura amadolari 600 ukaba free ukaba wagenda n'ingiye wazashakira ukagarukamo cyangwa ukishyura amadolari 150 ukagenda ariko bakagushyiraho ibihano izo discussion zose nge nazo narinze ni club ibyo byo kuvuga ngo urishyura 600 cyangwa 500 ntabyo yaruzi nabyo narinzi ni club yabiganiraga na migration yabo so nguma aho ngaho umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ndi naho niho nakiriye contrat yo muri Iraq kuko nayigo nahise ngaruka nari mfite tike yo kuza Kigali ndi muri izo stress zose ndi kubyirukamo mitambo na chance yo mbonye indi contrat byari mu kwezi kwa mbere yo kujya muri Iraq y'umwaka umwe n'igice turi muri ibyo ngibyo urumva ngicyo nashaka no kugenda ibindi sinari mbyitayeho ikindi abarabu buriya benshi nta n'indimi babazi abenshi ubusaba bavuga icyarabu muri Algeria cyo kora igifaransa gikeya igifaransa nanjye sindi mwiza ariko ndagerageza ndumva nanavuga twavugana nta kibazo imanza naga ari ngiye wagombaga kuburana ni club kuko niyo yanzanye mu gihugu mva mu Rwanda ni isaba work permit ni isaba ibintu byose nibo baburanye badesida kwishyura igitano kuko na bumvaga nta kindi gihe kugaruka kwanye cyangwa sibibare ntacyo bitayeho ngicyo nakoze bamaye passport barambwira none wemerewe kugenda kipe yo muri Iraq mitanyiha amakuru ko ubungubu na travelinga banyoherereza tike mitanjya muri Iraq ejo bundi ro bamamagara nta makuru nari ifite amakuru nayamenye ngeze ku kibuga cy'indege ni nabwo bansobanuriye bambwira ibyo by'amadolari 600 ibyo by'amadolari 5 kuko ndi no ku kibuga cy'indege bahamagaye perezida wa equipe ajya gusobanurira staff yacu abatoza ba manager babwira impamvu yishyura 5 iyo maguma twari kuba twaburana bigakemuka nayo mafaranga akishyurwa y'amande yisumbuyeho ariko nta mwanya wari uhari ejo bundi nta mwanya wari uhari kandi match z'ikipe y'igihugu zari ziri mu minsi mike cyane no kuvuga ngo ubutaha uramutse umenye ko ufite akazi cyangwa ikintu kigomba gutuma ujya muri Algeria imyaka 5 idashize ushobora gukora procedure ahead of time mbere niba ari nayo mande wishyura nibiki ukabyishyura ugasubirayo unegereza no kwitangira vuba sinzategereza ko mbona ndi mahirwe kuko nta wamenya shaka kubitangira muri uko kwezi turimo nkaburana byaba ari amafaranga ngomba gutanga cyari iyo kipe igomba kuyatanga nkayatanga icyo kibazo kikava kujya n'ubutaha nazongera kugwa muri iyo case okay ndumva byumvikana kuko je impungenge n'ifite zari kuvuga ngo Jabel koko ntabyo yarazi ibintu bigera mu manza ugatsindwa ukagera huba band imyaka 5 ukabwira abantu ngo sinari mbizi icyo nicyo je nagize impungenge izo mpungenge rero wari ufite si wowe gusa n'abatoza bikipe y'igihugu n'aba manager bose barambaje kuko twebwe hari n'amakuru yavuye muri staff bamwe mu bari mu ikipe y'igihugu ko Jabel yarabizi urumva nago ayo makuru ariyo 100% ko nari mbizi gusa nabo niko bakekaga nanjye ari nge nkumva iyo story ukwiye kumva ko mbaye mbizi ariko impamvu nyeka ko batekerezaga gutyo nago batekereje ko atari nge ugomba kwisabira visa naga ari nge ugomba kuyisaba niba navuze ikibazo singe ugomba kuburana naga ari nge waburanye ni club yagombaga sinigeze njya no mu rukiko ni club yagombaga kujyayo bakaburana bakishyura ibyo bishyura nge bakama passport yanjye nkagenda so niyo mpamvu rero nabo muri staff n'aba manager b'Amavubi nkuko mu bitekereza nabo niko bari babitekereje ariko nyuma baje guhabwa amakuru ya situation yose kuko na president w'iyo kipe baravuganye bamenye uko bimeze habaye iki kugira ngo wongere uhamagarwe Jabel yagarutse muri forme igihe utahamagarwaga urabyemera ko zari zarabuze cyangwa hari izindi mpamvu wowe ko kubona ubikwiye urebye n'abakinnyi ba national njye ukuntu mbitekereza urumva sezo yanjye ya nyuma mva muri APR navuyemo nameze neza sinari ndi no gukina
uretse ko buriya kudakina kwanjye nari mbikubwiye ko umutoza wanjyanye muri Algeria ari Ben Musa. Kudakina kwanjye nabiganiriye n'umutoza Ben Musa agisigarana equipe Adira kivamo, turaganira twemeranya ko nagomba gukina kuko sinari ndi muri situation inyemerera gukina neza. Ibyo birarangiye. Situation c'est familiale, situation financière, situation y'imvune, situation wari urimo itakwemerera gukina yari iyi. Buriya gahunda zanjye ntago zikunda kujya kuri social media cyane rimwe na rimwe. Buriya mu kwezi kwa mbere ndi muri APR nabonye offer yo kujya muri Arahiri Bengazi yo muri Libya. Yatozwaga n'umutoza watozaga Etoile du Sahel, uribuka dukina na Etoile du Sahel mbatsinde n'igitego hano i Kigali, tugiwabo turakina. Uwo mutoza aza guhindura ikipe ajya muri Arahiri Bengazi, atanga offer muri APR. Yari ari kubaha $70,000,000, ngiye bakama $130,000. Yari $200,000 agomba kunangaho kugira ngo ngende. Cyo gihe APR yari iri kubinyemerera, si yari iri kungora. Tujya gukina match Gisenyi, bari bamaze no kunyoreza ticket y'indege, banyoreje na pre contract yo gusinya. Tugiye gukina match Gisenyi Mavunikira Cheville n'umukinyi akina muri Kibonke, sinzi rindi zina rye, niwe wamvuniye iyo match ndabyibuka, yitwa Ibrahim. Navunitse banyoreje ticket iyo match iri burangire mu gitondo nkagenda nkajya muri Algeria, nkajya muri Libya. Amafaranga ya APR bari bamaze gutanga account bagomba kuyoherezaho mbere yuko maguruka. So iyo situation ibaye mitamvunika Cheville, navunitse Cheville cyane hahandi nayimaranye hafi amezi 3. Imvune zanjye bura nago zagiye zimenyekana cyane muri APR kuko nago usanga account ya equipe ya Postinja Jabel yavunitse ibiki ni ibintu nakunda muri rusange. So iyo offer maze kuvunikana naragiye niteye inshinge sinababeshya. Naraje mu gitondo mbwira doctor, mbaza doctor wa APR ikintu nakora, arambwira nago byakunda nagushobora gukina. So muci nyuma ndagenda nishakira abandi baganga niteza inshinge nk'ibinini byose bishoboka kugira ngo ndebe ko shobora basi gukandagira. Ndavuga ngeyo nkore test medicale nirangira bazamenye ko ndwaye, bazamenye ko wavunitse nyuma. Uko nabibaraga 200 bamaze kuyarya. Yari iryitatu ubwo yanjye namaze kuyafata. So nkora ibishoboka byose numva si bishoboka, no gukandagira byari ikibazo. Iyo offer irapfa birarangira, mbwiza umutozo ukuri, mubwira ko bitakunda ngumaho. Nyuma y'amezi 3 maze gukira mbona indi offer yo muri Monastir, Darikonovic niwe wayitozaga, umutoza waje muri APR ejo bundi. Darikonovic aranyandikira aramvugisha, twe twakinye na Monastir nyuma, uri nyuma ya Zeto Edisire twakinye na Monastir hani Butare ndya na bench sinakinye. Kocha yanshyize kuri bench Adire, twe twaratangiye kujyanira ibibazo. Nyuma tugiye muri Tunisia badutsinze ahita nshyiramo hakiri kare, ngira match nziza cyane. Uyu mutoza arankunda aranyandikira aransaba muri APR bashaka kwishyura $50,000, APR babwira ko ari makeya. Ndabinginga kugira ngo ngende, bambwira ko bakinyeneye bakimfite muri projet yabo. Icyo gihe nabyo si byakunda. Ngiye muri Algeria nahuriyeho n'uyu mutoza watozaga physique muri APR, twari turi muri equipe imwe. Uyu nguyu waruhara ngo twarakoranye buriya muri Algeria, niwe nagiye nsanga muri equipe n'undi bayitozanya. Ejo bundi Darikonovic aza muri APR yanambaje niya nagarukamo cyane, yarambajije nyifuza tanga n'icyifuzo ku bayobozi, gusa abayobozi bamwe na bamwe ntajya ngo mbabeshye sibabyumvaga. Icyo gihe azarambwira ati ngenda gukeneye, niba koca akeneye umukinyi wembwira niba wabyemera ukaza koko. Ndamubwira rero buriya ngiye ukuntu neye kuza ahantu batanyemera nje kugira mba konvenke biramvuna. Byamvuna rwose kuza muri APR byagorana, tuzareba ahandi and inshallah ubutaha tuzongera dukorane. Ibyo birangira gutyo. Izo stress rero zayo ma offer yose nibyo byanyishe mu mutwe, nizo mvune nyuma nza no kugira ikibazo cya dicteri. Burambiri mu bintu byatumye mva muri APR maze iminsi nameze neza, hikubitiro n'ibibazo bya Diri. Buriya Diri we nubwo twagiranye ikibazo nje ku giti cyanjye nawe, abantu bakunda kubyibeshyaho cyane. Buriya Diri ikibazo kinini twagiranye ni kuri match ya Kiyovu na APR. Twakinye match ya Kiyovu na APR duhanganiye igikombe, Kiyovu dutsinda ibitego 2-0. Nari nge kapiteni, imbere ya match aranganije arambwira ati ko hari abantu bambwiye ko Aimable yari yeruswa, Aimable Nsabimana yari yeruswa ya Kiyovu match ashobora kudutsindisha. Ndamubwira koca
Aimable turaziranye twarakinanye kuva mu academy sinzi amafaranga ubwo Kiyovu yamuha kugira ngo atange match y'igikombe ya APR ndavuga sinzi ko bishoboka ikintu nakubwiye ibintu bigeze aha buriya u Rwanda ukuntu tumeze speculation ziriyo guhwihwisa biba ari byinshi cyane ibyo bintu wibyumva naga ari byo baramubeshyera naga Aimable yaryo amafaranga rwose sinzi ubwo ayariyo bamuha icyo gihe urumva nanze no kubibwira Aimable kuko nari we mukuye muri mood ya match ndamureka yakombwira ko coach ugomba kumukinisha ugomba kumugikinisha nta kibazo iyo match rero yarabaye Aimable agira n'ikibazo yikina nabi cyane yakoze penalty yaho no ku gitego cya kabiri uko atera kufura Aimable abari wideviye kumwe umuntu atera kufurika gukoraho Garidia akabisikana nawe nyuma y'iyo match rero adirwa nge nawe yahise anshyira ahubwo mu gatebo kamwe nako yafatagamo Aimable imbere ya match kwita umugambanyi yamukavarinze chef wa yarazi gahunda barasangiye iyo situation rero niyo yishe umubano wanjye na buriya twari inshuti sinzi uko nabikubwira twari inshuti pe mu ikipe ya APR twari inshuti ibintu byose tuganira buriya Dirine n'umuntu yafashaga n'abakinnyi mu buzima busanzwe yamenye umukinnyi afite ikibazo runaka akaba yagusura iwawe n'amafaranga akaba yayaguha kandi afatika ashobora kugufasha abakinnyi benshi yagiye abafasha izo situation rero nizo zatumye buramva muri APR situation yanjye itameze neza ikindi kuva muri APR buriya ninjye wabisabye urafite amasezerano y'igihe kirekire ubu nibwo yakaba yarangiye amasezerano yanjye muri APR ubu akabaye wari ukiri umukinnyi wa APR akabaye nyiri umukinnyi wayo kuko nduke kujya gihe wari wasinye imyaka ndumva ari 4 njya no kuvamo nabisabye afande Mubaraka CDS ndamwinginga bamwe batabishaka yagomba kuhaguma tugiye kuzana abanyamahanga dukeneyemo abakinnyi bakuru bake bazabafasha no kumenyera muri equipe ndabwira nkurikije rero situation ndimo ninjye mukinnyi yenga amafaranga menshi muri APR ariko ndi kubona ndi guhembwa y'ubuntu mwamfasha nkigendera najya gushakishiriza ahandi kugira ngo ndebe ko nagaruka no muri mutu ko umupira ni mentale ni ikintu gikomeye cyane umutwe wawe hatari tayari afande Haji rero ndamuhamagara General Mubaraka arambwira Jaberi turacyagukeneye muri equipe nawe uzakomeza uyiyobore nubwo bitari bimeze neza twizeye ko uminsi iri imbere uzagaruka ku murongo nibihe biza bigacamo ndambwira afande nkubwije ukuri nge umfashije ikiza wankorera nuko wamfasha nkavamo aba nagenda niyo mpamvu APR yatangiye imyitozo tutari gukorana ariko bataransezerera buriya kugira ngo nanavemo hari amafaranga bansabye ngomba kubatanga niyo mpamvu nkubwira gusa ayo mafaranga nabwo CDS yaje kunsonera arambwira nta mpamvu ariko ukiri aho ngaho hari n'ibyavuzwe bya Sefu Jaberi kuba ari inshuti na Hadiri yagize uruhare mu gusohoka kwa Sefu Jaberi niwe watanze Sefu cyagiye basimbuka Jaberi niwe utarifuzaga Sefu warabyumvise narabyumvise kuri kwabyo nuko burangiye muri leta yanjye reka mubwize ukuri burandi umusiramu bisanzwe ariko umusiramu wubaha amategeko kugira ngo nifate ndi kuganira na Ephraim nje kuvuga ibibi byangabo kirazira muri kamere yanjye niba turi kuvugana nje na Ephraim ushaka kukubwira yende Ephraim wowe wakoze ibi nibi nkakubwiza ukuri ariko kugira nje kuvuga ati ngabo yakoze ibi adahari ari nje uri kuganira nawe simbikozwa n'umuco nashobora gukora buriya Sefu ava muri APR biri mu bintu byambabaje ku rwego rukomeye noneho nyuma ye n'abamanzi baragenda nabanje buriya yari generation yanjye yari abahungu mubanye imyaka 6 byaranangoye cyane kuyibamo nyuma yuko bagenda uko abakinnyi bashya bari abajeni bakizamuka no guhuza ibitekerezo ubona bigoye cyane kabisa so Sefu rero buriya njyari no mu bakinnyi nakuze nkunda nemera mbona bakina neza kuko buriya n'ahantu henshi uzumva bambaza ati mu bakinnyi wakinanye nabo beza buriya Sefu abarimo ahantu hose uzumva mbavuga rero nekereza ko ni kwa kundi buriya abantu babona umuntu avugana na koca cyane hari igihe bimagina akavuga atashobora kuba ari kuvugana nawe ibi ashobora kuba ari kuvugana nawe ibi buriya niyo mpamvu ari byiza gukekera umuntu ibintu byiza burangiye muri kamera yanjye n'umuntu niyo tutaba tubanye neza nkunda kumukekera ibyiza nkavuga ati buriya niba yakoze ibi
ashobora kuba ibyo anekereza hari byiza cyangwa ntacyo bintwaye nukomeza iyo situation ya Sefu rero barabeshya cyane se na Sefu gusa buriya byabaye ku bakinyi benshi mukinyi akagira n'ikibazo nako chat buriya ni Jabel kuko Jabel ariwe bavugana ubwo buryo washwanyemo na Adiri mwari inshuti magara n'uburyo Jabel yari ari we muri APR byatumye hari n'abantu wenda bazana ibintu byinshi bitari byo ibihuha uko kutumvikana na Adiri byageze aho Adiri akwataka muri media nawe uza kuhita umusubiza ibyo byose byari byaturutse kuri iyo case yo kuri iyo match ya Kiyovu ubundi byaturutse kuri iyo case ya Aimable urumva byagiye bituruka kuri case nyinshi ariko cyane cyane iyo Aimable niyo yasembuye byose case ya mbere ubundi byaturutse kuri Jacques urabona Jacques bakimuzana muri APR niwe wari kapiteni wa APR bamuzanye hakiri Manzi ari kapiteni ndi su kapiteni Jacques aze ahaguma nk'umukinnyi usanzwe Manzi amaze kugenda Jacques abari we bashyiraho nka kapiteni sinzi uwamushyitse sinzi nari koca wabihisemo sinzi uko byagenze ariko babatangarije Jacques nka kapiteni oya Jacques umunsi bamwerekana nka kapiteni muri bukana video yafashwe Ishyorongi harimo na Brassard iyo video ndumva mu mutwe nyibuka iyo situation yo sinzi uko yagenze kujya Jacques abe kapiteni kabisa nabibonye nyine mbona Jacques ari kapiteni gusa ninjye wari su kapiteni nyuma ya Manzi kandi Manzi yaragiye so Jacques rero aba kapiteni Jacques si yahuzaga na koca na koca Adiri si yanamwubahaga pe noneho burange iyo ikintu kiba kuri muntu mugenzi wanjye hari igihe nishyira muri situation nkavuga ati ibi bintu bakorera Jacques mbaye ari nge Jacques byambabaza cyane ikintu cyambabazaga ni iki twajyaga gukina urabona tugiye gukina match Jacques ari kuri bench nibyo yenda koca niyo mahitamo ye akamujyana muri warm up iminota 90 so nibyo nandi kubwira bya Jacques nkubwira uburyo yabaye kapiteni bwo sinzi inzira byaciyemo ni ari abayobozi cyangwa umutoza ariko uburyo umutoza yamufataga muri groupe niwe mukinyi mukuru twari dufitemo na Umbarenga nanjye ngakurikira hafi aho na Breze so Jacques twajyaga muri match ubundi umutoza yagiye kukohereza muri warm up umukinyi mukuru ahantu kwisi hose nibura uretse no mu Rwanda abagomba kugukinisha ku mukinyi mukuru abana ushaka kumwohereza akishyushya match karangira kiri kwishyushya usuna mushyiremo akagaruka kicara ibyo rero byabaga kuri Jacques match 1 2 3 n'ahandi twatsinze 4-3 ku busa ukabona Jacques yishyuhije iminota 90 aragarutse ari yicare n'umuntu ugira discipline cyane si wamwumva avuze yageze agahinda ubanza akigumanira akabasha kurwana nabyo ibyo rero ngiyo mbibona ku muntu ndavuga situation ya Jacques arimo nanjye nayijyamo mwumva birambabaje ku mutima nza kwegera koca kuko ni umuntu twisanzuraga tugana ngo koca biriya bintu ukorera Jacques nagari utari bumukinishe wamureka akaguma yicaye kumwohereza muri wo mapi minota 90 ugashyiramo abandi akagaruka yafite Shezibure ari kapiteni ubona afite n'isoni buri yudakinye uri umukinyi ungana kuriya bigutera n'amafaranga menshi uhembwa amafaranga twari twumvise kurebana n'abandi bana bigutera nk'isoni ukabona arahamagara abana nka ba Kedi baniseti mu minota ya nyuma akabashyiramo mbere ye twatsinze 4-3 nkamubwira naga ari byiza iki soko caba afite comment zakabwira kugira ngo ikintu ugomba kuba bimerita ngiye nshyiramo mbona ukwiye kujyamo okay birarangira so nyuma rero aza kungezaho igitekerezo ashaka ko nsimbura Jacques ku bukapiteni ndamubwira ntago bishoboka ntago nabyemera sinayobora no muntu si bishoboka sinshobora kuba kapiteni ngo simbuye Jacques akiri no muri equipe Adiri rero dutangira kudahuza urumva iyo umuntu mudahuza ibintu bimwe na bimwe hari ukuntu no kukwisanzuraho bigabanuka so kumvugisha biragabanuka ntanjye akaniraho comment ahubwo ku bandi bakinyi atakinyisanzuraho ibibazo biza gutangira gutyo rero hazamo n'icyo cya Aimable gusa ibyo byo kuvuga ngo namuconganishaga abakinyi bamwe kuri koca buri abakinyi babaga Ishyorongi bo bakubwiza ukuri bakakubwira ko atari byo kuko dushwana twabaye nk'ababwizanye kuri ku bintu byose twashwanye mu bintu byose musobanurira ibintu byose mbimubwira ku murongo imbere y'abakinyi bose nawe ahari mubwira narakubwira agafata abakinyi neza gutya na gutya bose babyumva kandi ayo mazina mwavugaga ba Sefu ba Aimable ba Jacques bose na mentioningaga turi kuganira so urumva wajya kuvuga ati Jabel yatumaga koca atabana neza n'abakinyi iyo uza kubeshya coach yashoboraga kubinyomoza iryo joro ako kanya imbere y'abakinyi bose so rero nibyo byishe umubano wanjye na Adiri ibintu byose bizamba gutyo kuko tujya kuri match ya nyuma ya Marine twashwanye
yabonye abakinnyi twe duhagaranye mu kaziga bose barisha bench Irage Claude Irage yarakinnyi ba Claude abakinnyi benshi cyane basanzwe babanzamo abakinnyi basanzwe babanzamo yari Irage na Bonheur bonyine abandi bose abashyira kuri tribune nta nubwo yabashyize kuri bench yabashyize muri tribune kubera abona turi kumwe ati buriya Jaberi yabashyizemo imico mibi kandi nta n'umuntu twaganira ibyo byari byarangiye mudu yanjye yahindutse ibintu byanjye simbitinza mu mutwe cyane cyangwa mishyire ku mutima. Hari akantu Ephraim yakomojeho icyo gihe twavuga ngo Jaberi yari muri downfall hari ukuntu muri yutanakinaye n'ukuntu level yawe igenda igabanuka ku buryo kuba utarahamagarwaga mu ikipe y'igihugu ntibibigitangaza abanyarwanda ntibabigiriyeho ikibazo uyu munsi ni ihe mpinduka yabaye ni rihe tandukaniro rihari kuri Jaberi wa kiriya gihe na Jaberi wa none ku buryo noneho watangiye kugaruka mu Mavubi nuko yarahere muri background n'ubundi cyane ikibazo rero kuri ibyo bintu byo kugaruka mu Mavubi ne Ephraim nicyo kibazo yari yambajije ikintu cya mbere buri iyo habayeho impinduka zizana n'ibyazo buri umutozi yahindutse ashobora guhinduka nekerezaho wagiye atanekerezaga hari umuhanzi waririmbye ati buri vision n'ibyayo buri impamvu ubona bari abatoza ba uriya Mudage n'abungiriza be bayive ba Jimmy Mulisa batamamagaye buriya sinari nujuje ibyo bagendera buriya kugira ngo nca guhamagara hari ibyo bagenderaho we buriya nta nubwo bihura n'ubuhanga abantu benshi bakunda kubyitiranya ugahamagazwa bakabyitiranya na forum ufite cyane n'urwego ukinaho akenshi biterwa n'icyo umutoza ashaka icyo umutoza agenderaho niyo mpamvu rero bari abatamamagaye sinabaveba bitewe n'ukuntu nari nanavuye mu Rwanda harimo n'abatoza b'abanyarwanda buriya baravugaga ati Jaberi ashobora kuba kimeze kwa kundi niko mbitekereza sinekereza ko banze kumamaga kubera ibindi bibazo baravuga Jaberi buriya ari hasi yenda nge niko mbibara so uyu nguyu rero impamvu yamamagaye ni iyi uyu mutoza yatoje Yemen ikipe y'igihugu ya Yemen uyu mutoza Yemen na Iraq buriya abakinnyi benshi ba Yemen bavaga muri Iraq bakinaga iriya shampiyona arayisobanukiwe iyo koca aje ikintu cya mbere aheraho buriya areba abakinnyi bakina hanze akaba yabatekerezaho icyo akora we ntabwo yita ngo Jaberi ari muri forme cyangwa nazirimo abaha amahirwe kugira ngo akurebe yamaye amahirwe aramamagara mu myitozo abona ndi ku rwego rwiza niyo mpamvu yari yongeye yanyitabaje gusa buriya amamagara impamvu ntiyekereza ko buriya ndakubwiza ukuri hano kuri mikoro nakubeshye ziriya match twakinye hari ukuntu umutoza yagufite mu mibare ubibona yaramfite mu mibare kunyinisha match zose nari kuri liste sinakinye ariko yaramfite mu mibare harimo na match yari yambwiye ko ngomba gukina rwose igice cya kabiri uri gukine hari Swadi imenyereye isanzwe ikina nago umuntu ahita ahindura ibintu uko yiboneye gusa nari namukonvese mu myitozo kandi tugiye no muri realite urwego nyine aho buryo nyine umupira sindi umukinnyi ukwiye kubura mu Mavubi realite ntago bikwiye nukuri kwimana byabaho kubera ari igeno ry'Imana cyangwa amahitamo y'umuntu runaka ariko realite ku by'umupira ntago bikwiye buri mukinnyi agira kariteze nta mukinnyi nzinge mu Mavubi duhuje karite nukuri nta numwe nabo bashaka kugira izo bakurusha apana kuvuga ngo ubuhanga nabo bashaka kugira ibyo bakurusha wenda ariko abakinnyi duhuje karite mu Mavubi nabo mbona urabona reka nk'urugero ugira nk'umupira w'i Burayi hari umukinnyi ukina muri Leverkusen bita Florian Wirtz ubona ukuntu akina azi uburyo receiving umupira hagati y'abantu uburyo akina inyuma y'umwataka buriya ni iriya style buriya nyina umusinyina nkawe simvuze ngo ndi ku rwego abantu batabyitiranye ariko imikinire uriya Florian Wirtz ujya ubona umukinnyi bita Dani Olmo Barcelona uburyo akina inyuma y'umwataka uburyo abasha kuhakinira buriya ni iriya style nyina mu nge niko nyina umupira iyo ndi ku 10 cyangwa inyuma y'umwataka zitandukanye n'izindi kugira ngo abantu bamenye kuzitandukanya ndaguha urugero nk'abakinnyi bakina mu Rwanda nge mbona nkavuga uyu muntu twenda gukina kimwe hari umwana bita Fiston uri muri Reyo buriya nge sinzi naba muziza n'ubugufi sinzi impamvu batajya bamuha amahirwe nge yaje muri aperi mbona umwana akina umupira uri ku yindi level mfite imbaraga arihuta ariko bashaka kureba uko angana niko mbikeka sibamugirira icyizere uriya mwana Fiston hari umwana bitaga Kongore w'akamoso wanyuze no muri aperi hakaba na Ruvumbu wakinye muri Reyo buriya abo bakinyi badushobora
kugira style yenda gusa kubasha gukina inyuma y'umwataka. So rero mu Mavubi ndakubwiza ukuri izindi oya ndagira ngo twigisha abantu hari iyo style yo gukina inyuma y'umwataka ubundi tukunda kuyita style y'umwataka yari mu numero 10 upasa abataka. Izindi ni izi wenda urundi rugero rw'aba izindi style z'aba numero 10 kugira ngo umuntu ataza kuvuga ngo Jaberi yigize umukinnyi mwiza uri muri classe ya barunaka oya style zindi urabona hari abakinnyi urabona ndagurugero nka Pedri cya Vitinha ni nabo bakinnyi bari kuri top muri iyi minsi. Urabona nka Pedri no umukinnyi uzi gukina hagati ariko iyo umushyize mu bantu ahantu hacukitse buriya kuri nimero 10 haba hari abantu benshi abadefenseur aba nimero 6 kuhakina biramugora. Uzabona niyo yagiye mu ikipe y'igihugu nagatanga umusaruro nk'uwo Daniel Romo yatanga kuri uriya mwanya kuko kocha w'ikipe y'igihugu naga mu prefera ku munani nk'uko akina muri Barcelona. Hari umukinnyi rero ubuzi gukina ari uko ikibuga kireba imbere ye cyose yisanzuye afata umupira akaba ari gutangiza amatake imikinire ya equipe cyangwa se n'abari inyuma bakaba ari we bayinyuzaho. Bayinyuzaho ni nka biriya bya Modric ba Vitinha nakubwiraga na Pedri watanze intego nka Kedi nawe yakinaga. Nka Kedi buriya na Kedi nuko akina. Kedi niba umuzi wo muri za vizi n'umuntu gukinira mu bantu byamugora ariko yaje afite umupira akaza areba abantu umupira ukina neza cyane. So rero nge gukina abantu bandi inyuma cyangwa mu mpande nibyo binyorohera kurushaho. Niyo style niyo style ya niyo style muri naturel ni naturel